uyu munsi umutumirwa wacu numwe mu bafite izina rikomeye cyane hano mu gukina umukino w'intoki wa volleyball hano mu Rwanda. Ndabivuga kubera ko yakiniye ama ekipe menshi hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kandi mwakayabera na kapiteni w'ikipe y'igihugu, kapiteni w'ikipe y'igihugu. Numwe mu bakinnyi bakomeye yitwa Mukunzi Christophe, ubu ngubu akinira UTB, yagiyemo avuye muri REG. Hanyuma kandi yakinnye mu ma ekipe menshi ya hano mu Rwanda, arimo nk'ama ekipe nka Gisagara, yakinnye muri Kavese, yakinnye kandi mu bihugu bitandukanye birimo nka Libya, yagiye muri Qatar akinayo, ajya muri Algeria akinayo, ajya muri Turkiya akinayo. N'ahantu henshi yanyuze akina uyu mukino w'intoki. N'umwe mu basore b'ubukombe muri volleyball ya hano mu Rwanda. Niwe tugiye kuganira muri iki kiganiro. Muramenya byinshi kuri we ndetse no kuri iyi kariyeri ye yo gukina uyu mukino w'intoki. Bamwe muri mwe mwanakinnye cyangwa se munanakunda, haba mu banyeshuri cyangwa se no hanze y'ishuri, ko benshi arabagiye bawukina ari abanyeshuri na benshi muri kutwumva mu mufataho nk'ikitegererezo. Uyu munsi muraza kugira umwanya wo kumenya byinshi kuri we ndetse no kuganira nawe. Mukunzi Christophe, nguhaye ikaze mu kiganiro Amahumbezi. Murakoze cyane. Umeze neza? Ya, meze neza cyane. Yani ku nshuro ya mbere tugiye tuganira ku buzima bwawe. Ubundi wari mu kiganiro hari kuri telefone tuganira ku mikino mu mashuri. Dusangiza experience yawe nk'umuntu wazamukiye mu bigo by'amashuri. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwawe. Ndagira ngo tunahere inyuma. Ubundi Mukunzi Christophe, uyu mvuga w'icyamamare mu gukina volley, wanyuze muri aya ma ekipe atandukanye. Navuze ni muntu ki? Yavutse ryari? Yavukiye hehe? Duheraho. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukunzi Christophe. Nkaba nkomoka mu karere ka Karongi, umurenge wa Birambo, umurenge wa Gashari, akagari ka Birambo. Nkaba ndi umugabo wubatse, ufite umwana umwe w'umuhungu w'imyaka 3. Nkaba ndi umukinnyi w'umukino w'intoki wa volleyball. Natangiye niga muri za segonderi, nibwo wenda navuga ngo natangiye neza kuwukina, ariko nakoze umupira bwa mbere niga muri primaire ahantu bita Rubengera ku Kibuye. Nkomeza niga mu Birambo muri Troncome, niho natangiriye gukina. Bisa naho ari volley nyine, niho nasanze hari abantu bazi gukina volley, naho nabihereye. Cycle supérieur. Kawenda ho tuze kuhagaruka. Urafutse. Ubuzima bwari bumeze bute ukuri ubuzima busanzwe ubwo tutarajya mu by'imikino mu muryango? Mvukana n'abana 4, nkaba ndi umwana wa kabiri mu rugo. Nkaba mvuka mu 1988. Nkaba ubwo mfite imyaka 33. Nkaba ndi umwana wa kabiri mu rugo. Iwacu tuvuka turi abahungu gusa, dusigaranye na mukecuru wacu. Muzehe we yaratashye muri 1994, yazize jenoside yakorewe Abatutsi. Twavuze turi abana 4, dukura mu muryango gutyo nyine nk'ibindi nk'abandi bose uko bahuye n'ibyo bibazo, gukura muri abana badafite ababyeyi bombi, tuvuna umukecuru, urumva turi n'abahungu gusa, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nanashimira mukecuru wacu kuko yabaye intwari kuba yarabashije kurera abana 4 b'abahungu, bakaba uyu munsi tungana gutya. Muri abagabo bahamye. Turimo abagabo n'abandi baritegura kuba abagabo. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko hamwe n'Imana no gushaka kandi byarakunze bigenda neza. Nk'ibyo wibuka byari bigoye muri iyo myaka yawe ukiri muto, mukecuru arwana no kubarera, byari bihe? Tukiri batoya nyuma ya jenoside nko muri 1995 gutyo kugeza nko muri
nko muri 2004 gutyo ntabwo umukecuru ari kubasha kuturera twembi kuko dufite umwana muto wari uvutse muri 1994 neza w'umuhererezi we yavutse urumva jenoside irimo na mukecuru nanone afite n'undi akurikira twebwe twabaye mu miryango njye na grand frère wanjye twabaye mu miryango itandukanye nyine numva kugira ngo bamufashe kuko ntabwo ubushobozi bwari bumeze neza nanone afite umwana mutoya n'uruhinja n'icyo gihe cyari kigoye byari bigoye twakuriye mu miryango itandukanye ariko nyuma yaho tuza kongera gusubira mu rugo tumaze kuba bakuru ntabwo ari ibintu byari bimworoheye kandi nanone ntabwo ari ibintu byari byoroheye umwana none gukurira ahandi kandi azi ko afite iwabo azi ko wenda n'umukecuru ahari ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko nshimira amafamiye yadufashe yatureze ko yatureze neza uyu munsi tukaba tukiriho tureba abantu bakuru ubwo muri ubwo buzima urumva bugoye kuko ubushobozi bibaye ngombwa kujya kurerwa mu yindi famiye Mukunzi Christophe ku byo wibuka yari umwana umeze ute muri ubwo buzima bumeze buryo njye nari umwana ugoranye cyane nari umwana ugoranye cyane kuko ndabyibuka umukecuru ajya no kunyohereza rwose ngo njye kuba mu yindi famiye ni uko nari umwana niga primaire nari umwana ukunda gukubagana ukunda kuzerera cyane ukunda gukina n'umuntu ashobora gukina bukanira atabizi ko atazi ko ari ukumva muri we ntago afite gahunda yo gutaha wenda ubwo rero urumva n'umukecuru kurwana n'abana bangana gutyo urabizi umwana muri icyo kigero cy'imyaka mike yaba ashaka kurwana no gukina kuzerera anarwana n'abandi bana njye nari umwana ukabije ufite amafuti menshi kuko ndibuka kuko muri karitsiye ahantu twari dutuye kera n'ahantu bita Ikirinda aho twari dutuye ni njye muntu wa mbere abantu baho banyibukira ko nari umuntu ugira amahane uzi guterana amabuye cyane numva rero kuri mukecuru byari mugoye kujya kunyohereza nuko nari narananiranye nari naramunaniye yego ubwo iyo famiye yakoherejemo mupfana iki ni murumuna wa mama niho murabwiye ngo nize primaire Rubengera we niho yari atuye Rubengera naho nakuriye rero niwe ukurikira mama ni umwanti wanjye yego urumva mukecuru arakohereje kuko wari ugoranye cyane ahandi uhagezeho kwa anti wawe byaramworoheye umwana nk'uwo kuko wowe ubwo uti nari umwana ugoranye byarabanje biragorana kuko urumva ntabwo uhita uhinduka ako kanya ariko nanone burya rwari urugo rurimo umugabo rwari urugo rurimo umugabo kandi burya urabizi urugo rurimo umugabo byanze bikunze hari amategeko aba ari setedi aho ngaho ugomba kuyakurikiza utayakurikiza urabyumva igikurikiraho nawe so byagiye biza nyine ka disipurine kagenda kaza ngenda nkura mpinduka mba umuntu muzima uriga urumva watangiriye hamwe ujya n'ahandi ubwo nashatse tuninjira noneho muri volley wigeze gusa nkaho ubikomozaho niwo mukino na kwa kunda abana bakina simbizi niba hari nawo wakundaga gukina cyane ariko nakundaga gukina football nakundaga gukina football cyane nubwo naho nize primaire nakinaga football no mu ikipe y'ikigo rwose ariko ya mahane yanjye niyo yatumye mpitamo umukino kuko hari ibintu ntajyaga mbasha kwihangana no gukina football mukina mukoranaho mwegeranye umuntu ashobora kukuvuna kugira ngo atsinde zongeye byambaye uko nguko mbona ko kubera ko nagiraga amahane twayadukina rwose nk'umwana yamvuna ibindi nkabyihorera nkamwirukanka nari uko paka mwishyuye nza kureba rero nyuma ngiye kubona mbona abantu bakina volley harimo file twari dufite ikibuga cy'ibyatsi imirongo ishushanyije n'amatafari bagendaga bashingamo ahagaze gutya agakora imirongo mbona ku kigo bazanye umupira wa volley mbona harimo file abantu bakina barenza avuga nti n'abantu bangiraga inama n'umuhanti niwe wambwiraga ati ibintu bya football bituma buri gihe baza kundega ngo baza kuregera mu rugo wakubisa abantu warwanye
ati ibintu by'imikino byange ubivemo, baranabyangaga cyane rwose ko nkina, kandi nanjye nkumva ubuzima bwanjye ngomba gukina uko byagenda kose. nta objective icyo gihe nari mfite wenda yo kuzaha umukinnyi runaka ukomeye, yari imyaka inyoburije gukina gusa. naho rero namaze kubona wa mugani ko mpora ndegwa, kandi uko ndegwa ngakubitwa ko mba narwanye nanjye, avuga nti byaba byiza kugira ngo ndeke imikino wenda reka mpitemo uyu nguyu ufite firemo hagati itandukanya abantu, adversaire ntago mwahura ntiyagukoraho. nuko na deseze kuhita njya muri volleyball, mbitangira uko nguko gake gakeya birazamuka. ubwo twinjire muri urwo rugendo rwa volleyball, wazamutse umaze gufata icyemezo biturutse kuko ubonye ari umukino noneho utuma udahangana n'abagenzi bawe ngo bivemo kwa kurwana. ubwo wazamutse ute rero kugeza uyu munsi muri volley? ubwo aho muri primaire ho ndabyibuka wenda ntago tugeze tugira n'ikipe, hari ibintu abantu bazi volley twajyaga dukina bya batatu bakina ngo muri kare turenza na file gusa, nibwo nabikinnyeho bwa mbere, mbona ni ibintu bifani biryoshye, tugahora dukora amakipe duhindura. none ngiye muri secondaire niga ahitwa mu Birambo, ni ikigo cyahoze cyitwa EDEA Birambo ariko ubu cyitwa Groupe Scolaire Saint Joseph do Birambo. naho nagiye nsangaho ni ikigo cy'abafurere, kandi abafurere bazi ko bakunda siporo, abantu bihaye Imana bakunda siporo banayiteza imbere. so naho nahereye mpita mvuga nti mbona bafite ikipe nziza, niga mu wa mbere bari bafite ikipe ya cycle superieur ikomeye nziza, nkajya ngenda nkabatoragurira imipira kwa kuntu umupira urenga. ndabyibuka ikibuga cyari cyubatse ahantu hafi y'urutoki, bakubita umupira ukajya mu rutoki tukajya kurwanira ni ukuwufata gusa ukawuzana wagira uruhare rw'ikibuga hafi yaho, ukawukubita ikiro gutya hejuru, ukawunaga hejuru ukawukubita gusa ukawubasubiza. mbona bya bintu biraryoshye, nabonaga ari abakinnyi beza bo muri cycle superieur bafite ikipe ikomeye. nanjye mu wa kabiri nibwo nabaye integre muri ya tronkome. mu wa gatatu ho rwose ndumva ko twanakinnye interscolaire zabereye i Kabgayi muri 2004. tronkome yacu yabaye qualified mu gukina imikino ya final zabereye muri Saint Joseph Kabgayi muri 2004. mpageze noneho nsanga hari abakinnyi bakina mu yandi makipe, bakina mu makipe akomeye hano i Kigali wenda biga ku bindi bigo. mbona ni umukino mwiza, naho nahereye dusubirayo turangije gukina iyo mikino yacu, dusubira mu iwacu nyine ku Kibuye. ndavuga ni bya bintu bishobora kuba byiza. ubwo ndangije tronkome natsinzwe tronkome, maze kwitsindwa hari abantu ari umushuti wanjye wo ku Kibuye nawe twiganya yitwa Imana Mpaye Felix, ariko twamwitaga Rampade. nawe twarakuranye twaniganye primaire, nawe tuvangavanga imikino, twakinanaga football, tuza no kwiga muri tronkome akina volley nawe. noneho nawe nibwo yaje i Kigali, we yarumva yarazamenyereye n'i Kigali, yaraje agera hariya ku Ruyenzi habaga ikigo bita Isetari, cyarasenyutse ntabwo kikiri secondaire, kigishaga construction. hageze ariyandikisha bamuha ishuri, none haza kuzambwira, aza kuzantumaho umuntu. icyo gihe nta na telefone umuntu yari yagatunze, aza kuzantumaho umuntu arambwira ati wazaje hagushakira ikigo. ubwo nari nimo nkifightinga no gushaka privé, nzajya muri privé nzasibira, umuntu arwana n'ababyeyi ngo ajye gusibira. ambwira yuko hari ahantu yambonera ishuri, ntega imodoka ndaza ngeze yari ku Ruyenzi. bwari ubwa mbere mpaje nanizanye rwose, mpageze musanga ku muhanda. ubwo namubwiye umunsi nzaziraho, nawe yirirwa ku muhanda arantegereza. mpageze aramfata njyana mu kigo. ari kuwa gatanu anyereka umuyobozi prefet de l'étude waho yarakundaga volley nawe, ariko ikigo nawe cyari gifite ikipe ikomeye, ariko cyarabishakaga nawe kugira ngo gikora ikipe. hageze arambwira ati uzi volley? arambwira ahita ambwira ati genda ujya mu kibuga ukine turebe. arambwira ntago nakina, afite utuntu confidence duke. arambwira ntago nakina njyenyine ngo ubone ko nzi gukina, ahubwo ni mworganize match ahangaha, cyangwa mukora amakipe abiri imyitozo munkire muri imwe nkine. karambwira ati
ubwo hari nimugoroba nka saa 10 arambwira ati okay ntacyo reka rara tuzabikora ejo hari muri weekend ubwo ngubwo bakora ikipe y'abashyashya n'abari bahasanzwe dutsindiye abari bahasanzwe tuyitsinze icyo gihe birangiye mbwira prefe noneho rero nsubize mu ruhushya nsubire mu rugo mbabwire ko nabonye ishuri ngaruke nzanye n'ibikoresho arambwira ati reka ibyo bintu by'ibikoresho byihorere icara ahangaha niba naje wenda kwa kuntu ufite agakapu karimo wenda n'indi pantaro yo guhindura n'agatisheti gusa arambwira ati guma ahangaha iniforume turaziguha ibintu byose barabimpa babana matera mu munyeshuri gutyo za gutumaho umukecuru nambwaye nabonye ishuri ubwo nyuma yaho rero mba umunyeshuri gutyo niga aho ngaho ntabwo twari dufite ikipe ikomeye ariko twaritoje mu wa 4 mu wa 5 twakinye interscolaire tuzi Kigali dutsinda Setandere yari ikipe umva abanyamujyi barafite ikipe nziza dutsinze Setandere tujya dusohokera ngo twari turi muri Kamonyi ariko ari ukuntu bacagamo amazone tuba turasohotse tugiye gukina na groupe officiel y'Ibutare icyo gihe yari muri championnat kinaga ikiciro cya mbere turakina badusuzuguye badutsinda batwibye nyine kwa kuntu bagati ikipe yo mu cyari kibamo n'umuntu utazwi n'umwe baradutsinda batwibye nyine turabara cyane ariko nyuma yaho nibwo umuntu umwe bitwa Kasiyusisi wahoze akina muri Kavese ari umupaseri no ahise ambwira ati waje nkakwereka ikipe ujya kwikiniramo anjyana muri Kavese nyine yantumiye i Kigali ndagenda nkiri ku ishuri natangiye gukina ikiciro cya mbere niga muri segonderi banjyana muri Kavese baranyakira muri Kavese mpura n'umutoza Jean Marie arandeba abona ukuntu mbikunda arambwira ati nkagufasha rwose ukazamuka ukagera ku byo ushaka byose naho nazamukiye mbona yuko guhera uwo munsi nshobora kuvuga ati uyu mukino mufatamo objective navugane ndashaka kuba iki ngiki byahereye uwo munsi ugeze muri Kavese ngeze muri Kavese ubwo wahise wihiye ntego wahise wumva ushaka kugira njyewe objective yanjye naravuze ni njye ikintu nshaka no guhamagara mu ikipe y'igihugu gusa bahamagara 50 mbemo hari ukuntu umwana bavuga ati byibuze bazamvuge kuri radio ko nahamagawe wenda nanandikwe mu binyamakuru ko kuri list hari amazina yanjye finally bampamagaye muri junior bwa mbere muri 2010 hari muri 2009 2008 turi gutegura junior yari competition yagomba kuba ariko ntiyaba ariko barampamagaye turi muri vacances tujya kwitoreza isovu dutozwa na Dr Ryambabaje Alexandre aho mba muri junior ariko competition ntiyaba ariko hahita haba aga competition ki Burundi kitwa Mike ni competition ikipe yaho yitwa Mikari yajyaga yorganiza junior yacu ko twari tumaze igihe twitegura competition ntiyaba kugira ngo dusubire mu rugo dutahira ubusa baravuga ati tujye muri iyo competition turagenda turakina turataha umwaka wakurikiyeho 2009 nibwo bangiye bahamagara ya competition yarabaye noneho njya muri junior bya bindi nifuzaga byo kuhamagarwa mu ikipe y'igihugu nahamagawemo ubwo bibiro official muri junior bangira kapiteni umwaka ukurikiyeho 2010 nahamagawe mu nkuru nabwo mitamba kapiteni icyo gihe ibyo nifuzaga byose yabisubijwe uwo munsi biba birasubijwe ubwo ndibaza kuko nahise numva akagozi k'amasomo karacitse warayakomeje narize muri segonderi niga neza cyane rwose ndarangiza urumva nize tekinike muri tekinike uziko amaburuse bafatagamo ku manota menshi cyane ku kigo cyacu bahaye buruse abantu 4 mu wa 5 mbura uduce dukeya kugira ngo mbone buruse ya leta ariko ko nize ndihirwa na Farije n'ubundi nabonye buruse ya Farije yo muri universite ndiga so haza kuzaho nyine mbona amahirwe yo gutangira professionalisme byari ikindi kintu noneho kindi ntaye narateguye ntanateganyije mu mutwe wanjye kije umunsi wa mbere nabonye contract mbona na amafaranga menshi atabaho rwose kuri niveau yanjye y'icyo gihe ubwo hari muri equipe
nari ngiye gukina ubwo twari tuvuye muri junior tuvuye gukina muri Libya mpita mbona ikipe ndagaruka ngarutse inaha ikipe irankontakitira irambwira iti garuka ukina aha ngaha bonye ari ibintu uravuga nti ibi nabyo reka mbigerageze ntawanga amafaranga ubwo ayo mafaranga yarangaye kuko urabona amafaranga ari mbonye rwose ku rwego rwanjye icyo gihe ujya muri Libya ko mwari muvuye ngira ngo muri 2010 nibwo mwari muvuyeyo mu batarengeje imyaka 23 yego ubwo urumva wari utararigeze imyaka 23 uratarayirenza icyo gihe ubwo iyo kipe yo muri Libya yaguhaye angahe yampaye amafaranga yampaye ibihumbi 20 by'amadolari byari byanditse muri contract byo kukugura oya buriya hari muri volley yari contract y'amezi 8 ihagaze ibihumbi 20 by'amadolari ndayireba ndavuga ni amafaranga ntago nayitesha reka njye kuyakorera amarezo ntago nayakoreye yose kuko namaze y'amezi 4 hahita hatera intambara yo gukuraho Kadafi ndataha ngaruka mu Rwanda nkenera akavese ubwo bari baguhayeho 10 ntago yuzuye bampaye nk'ibihumbi 8 nanategamo navuyeyo n'intambara yatangiye byari ibintu bikomeye cyane umuntu agenda yatanga kugira ngo abone ukuntu asohoka mu gihugu ariko yari experience nziza cyane kuri njyewe gutangira professionalisme gutyo kandi byahise bimfungurira amarembo urugendo rwanjye rutangira rwo kwirukanka amahanga ubwo aragarutse uza muri kavese uvuye muri Libya nyuma urongera usubira hanze yes naje nkina muri kavese umwaka umwe muri ubwo 2011 hahita haba zone 5 hano mu Rwanda turayikina turi qualifier tujya muri All African Games zabereye Mozambique dukina kimwe cya kabiri n'ikipe yo muri Algeria umuntu umwe wahita ambwira ati ndashaka contact zawe nkagushakira ikipe nagarutse mu Rwanda rwose tuvuye muri nationale nta cyumweru cyashize mpita njya muri Algeria ubwo urugendo rutangira uko nguko yo umvise urugendo rwawe n'urugendo navuga ngo rworoshye muri volley rwaroroshye genda neza kurumva ikigo urakinye uhise bona inde equipe mu cyiciro cya mbere urahamagaye muri equipe y'igihugu bahe kapiteni mu bato ugiye mu bakuru bahe kapiteni ugiye hanze nubwo nyine muri Libya bitahise bigenda neza ukagaruka mu Rwanda umuntu yakwibaza ngo ibanga ni irihe ryatumye ugera kuri ibi byose kuko urabizi hari abo mwatangiranye gukina uyu mukino kandi banafite impano ariko batigeze bagera ku rwego nk'urwo wagezeho ubundi mu mikino yose ibanga ni rimwe ibanga si imikino ni n'akazi akariko kose ibanga ni ugukunda akazi kawe noneho iyo hajeho cyane cyane muri siporo hagomba kujyaho ikintu cyitwa disipurine disipurine nicyo kintu cya mbere kiyobora ibintu byose namye ngiye mu buzima bwanjye nkunda imyitozo kandi nkayikora y'imbaraga ubuzima bwanjye numvaga namaze kubona yuko nyine maze kubona ko professionalism bishoboka mbona yuko ari bwo buzima mbona yuko numva yuko ngomba kujya ngomba kujya nkora imyitozo buri gihe niyo yaba ari nta mutoza cyangwa nta kipe mfite ndi nk'inaha iyo nabaga ndi muri vacances rwose nashoboraga kuza ari mfite amezi 2 cyangwa 3 nkaruhuka nk'ibyumweru bibiri byarangira nkatangira ngakora paka nkajya kuvumba mu makipe yana bagakina aha ngaha wenda ariko ikintu cya mbere burya kizamura umuntu no gukunda ikintu kandi ukakigiramo disipurine rero niyo ya mbere yatumye nkeka yuko yangijeje n'uyu munsi nkaba nkibasha ukaba ukibasha aha ngaha hakubazane se nibyo umuntu yumvise uburyo wogoza amahanga birumvikana ko siporo volley hari icyo yakugejeho mu bijyanye n'amafaranga ibyo ntabwo wabihakana ariko iyo usubije amaso inyuma wumva hari ikindi gukina uyu mukino byagufashije kirenze ubutunzi wakuyemo yes buriya volleyball ikintu yamfashije buriya hari ikintu wenda kitari nk'uko wabivuze kitari ubutunzi cyangwa kitari materiel zifatika ariko hari ikintu cy'uko
ahantu unyuze hose umuntu arakumenya akakubaha, cyangwa hakaba hari n'abantu bo mu nzego zo hejuru akunyura akagusuhuza. Hari benshi rwose tujya duhura kuri stade akansuhuza, nanjye ubwabo kanyica nkibaza nk'uyu muntu wenda anzi gute, cyangwa arifasha akansuhuza, ubwabo kanyica avugane. Ntabwo urumva ikintu cya mbere volleyball yamfunguriye amarembo ahantu henshi hatandukanye, ari abakuru ari abatoya, ibintu byinshi cyane. Hari ahantu rwose ushobora kujya kwinjira ugasanga umuntu aguhaye karibu, wowe watekerezaga kuvuga ati mfite ubwoba wenda, cyangwa ahantu sinemereye kuhagera, ariko wahagera ugasanga umuntu akwakiriye neza. Volleyball yafunguriye amarembo abantu benshi, sinanjye gusa, nk'abantu bayikinnye abenshi bagiye babona akazi kenshi keza, abenshi bagiye biga kubera volleyball. N'uyu munsi kandi hari ama-université agitanga amaburuse. Urumva ntabwo ari uburyo buri materiel, ariko ni ibintu nyine bigenda bikugeza ko niyo umuntu yifata akakurihira université yose kubera ko umukinira gusa, kakaguha nako nakwitwa nka buruse cyangwa utudufaranga tujya twifashisha. Urumva ni ikintu kidasanzwe. Ariko ubundi amafaranga ya mbere wakozeho rwose mu ntoki zawe avuye mu gukina volleyball rwayabonye ryari, yarangaye? Mva muri segonderi ninjira muri kavese, nasinye kontara itaba. Umuntu wiga muri segonderi mu wa gatanu bampaye contract, imva ikipe yarampamagaye, kavese hari ikipe ikomeye icyo gihe, baza kundekirita. Umuntu waje kundekirita ku ishuri aza icyo gihe mu Rwanda imodoka yari henze, yari V6, ubu hari za V8, habagaho V6 ariko ni Lando Cruiser nziza, yaraje hagarara mu kigo. Umuntu abwira abayobozi ati ndashaka umuntu witwa Mukunzi, ndaza mpereza kontara yanditse mu Gifaransa. Njye nasomye amafaranga gusa, nta nubwo ari menshi rwose, ko nasinyiye 400, nsinye imyaka 4. 100 ku mwaka. Niga magatanu, amafaranga ari menshi cyane. Sinari nta nubwo agashahara kari 50. Amaze rwose kunsinyisha, akora umufuka amereza 30. Arambwira ati urakoze, ni kwa kuno gataka nagacupa nyine wenda ka sinyatire. Ataka ntikari muri kontara, ntikari ku mushahara, n'ibiki. Amafaranga 30 muri segonderi narayafashe. Umuntu wese warunze, kantine narayiranguye. Icyayi irindazi baguye. Urumva rero ayo ni amafaranga nafashe bwa mbere, nyabonye mu mpapuro. Ubwo usibye 30 yaguhaye y'agafanta, ubwo noneho agashahara ka mbere karaje nako. Umushahara waraje, ariko recruitment yo ntiyaje. Byagenze bitese 400 yawe yaheze ya recruitment? Ntago 400 yigeze aboneka, urumva nari nkiri n'umwana, nanjye ndumva nkajya njya kuyaka, rimwe bakambwira ati ntaraboneka, nkisubirirayo, nabona agashahara kaje, havugana nta kibazo, mpfa kuba nimereye neza. Byarinze birangira rwose ngiye kujya gukina hanze, ubwo nari mboneye contract ngiye hanze, recruitment itaraboneka, mbako nanjye ngifite imyaka myinshi, nasinye imyaka 4. Mbwira umuperezida wari uriho, nambwira urabona recruitment ntayo mwampaye, ni munsinyire mu ndekore nigiye gushaka amafaranga hanze. Ubundi nk'umuntu wari ufite kontara bagombaga kungora, cyangwa bagategereza ko iyo kipe iza kungura. Ariko bitewe n'ibyo ngese avuga ati peti igendere rwose. Yangu biteye agakona, nambwira ati gendere. Ndumva wa mugani barakubaniye muri rusange, nubwo batari bayaguha, ariko bakurekuye nabo mu buryo bworoshye cyane. Ukinnye hanze, ugeze aho uragaruka, ngira ngo muri 2017. Yego, uragaruka uhita ujya muri Gisagara. Icyo gihe wari uvuye muri VC Marek Union, ngira ngo. Yego, ugaruka mu Rwanda utarongera gusubira. Nari mvuye muri Bulgaria. Yego. Uhamye hano mu Rwanda, hanze kutarasubirayo, wabuze ekipe cyangwa n'icyemezo we wafashe cyo kuhama hano mu Rwanda? Ntabwo ari uko nabuze ekipe, kuko mfite n'umu agent rwose ubizi cyane, n'ubu ngubu tukivugana, ariko nafashe decision. Mwarimo ndagenda nsaza, kandi mu Rwanda naho urabona hari opportunity nyinshi zigenda ziboneka, siritu kuba warakinnye volley, waranize,
ntabwo akazi kabura urabona ko hari ibigo byinshi hano hanze bitanga akazi amabanki afite amakipe bakina biriya bya sikoki batanga akazi ku basportifu cyane none nibuka yuko nanjye amashuri nari narayacikirije ndavuga ni ku mbaraga zanjye ngifite uyu munsi ejo nshobora kuvunika ugasanga birarangiye na ya degree ntayifite so mu gihe rero ngifite akabaraga reka nsubire mu rugo nicayeyo gatoya imyaka nk'ingahe nk'itatu mbanze mbona iyo degree ya university then ndangije nshobora kubona ngifite imbaraga nasubira hanze cyangwa nanone nkaguma nkubaka ubuzima ahangaha nkagumana na famiye umva nahise mbyara n'umwana muri 2018 navuga gusiga umwana none ukongera ukagenda nicyo cyatumye mbita mbihuza gutyo navuga reka nicare no mu ishuri ndangiza ibyo ntarakoze ubugeze muhe amasomo ko mu gitondo nijoro tuvugana mbwira ko mu gitondo uri banze kujya kwiga yes niga muri UTB ndi mu mwaka wa 2 uri kwiga ibiki niga business management urumva uri kwiga ubwo baguhaye buruse birumvikana noneho nk'umukinnyi wabo n'ubundi ko wamaze no gusinya muri UTB yes iyo utekereje urumva cyafite ako kantu ko kuba wenda ushobora gusubira hanze nurangiza kwiga imbaraga niziba zigihari ukabona na ekipe ariko wagize ibigwi uracyafite ibigwi muri volleyball yo mu Rwanda wumva nyuma yo gukina uyu mukino uzakora iki mu gukomeza kubaka uyu mukino hano mu Rwanda nubwo ubu ndimo nkikina niyo mbonye amahugurwa y'abatoza nayo ndayakora ari ibindi ngerageza kugenda niga online bya coaching ariko biri based kuri physique cyangwa biri based na gym kuko muri iyi minsi ntago physique yo muri sport uyu munsi ntago ari yayindi yo kwirukanka imisozi basigaye bakora ama gym hano iwacu rero umva njye nagize amahirwe mpura n'abatoza babizi cyane hano iwacu abakinnyi batoya bakizamuka ntago baramenya imyitozo wenda bakorera mu majimu ibyo ngenda mbyihuguramo bukeya n'ubu mfite level 1 ya coaching yo mu kibuga isanzwe noneho nkanongeraho ibyo ngibyo numva umusanzu wanjye nzawutanga muri coaching cyane ariko ndi kuri side ya physical trainings utangira volley muri cya gihe urumva utangiye kuyikunda mu bigo by'amashuri buhonye ikigo kiguha kugikinira kubera ko uri umuhanga muri volley ni nkande mukinnyi wafataga icyitegererezo hano mu Rwanda na nkiza muri kavese ngitangira kubona ko amakipe ahura mbona ndeba shampiyona umukinnyi wanjye w'icyitegererezo ni mashine Nsabimana Eric twaranakinanye muri kavese noye muntu twakinanye nkiga muri segonderi ngiye niga mu 6 tukamara gukina i Kigali umva reception ikaba yo nicaraga mbona abandi bangacupa najya bagafata yaranyirukanaga ati va hanga hata nkamurakarira bya hatari kugira ngo utanyanga kunywa agacupa yambwira ati we taho ujye ku ishuri urakiga nkamurakarira bya hatari ariko nyuma yaho naje kubona ko ibintu yambwiraga byari byiza niwe mukinnyi w'icyitegererezo ngewe nabonye mu Rwanda kandi nakundaga ko nawe ni umukinnyi wakoresheje imbaraga ziwe kandi azikoresha muri discipline nziza yego nk'abakinnyi wenda tuvuge 3 kuri ubwo mashine birumvikana abandi wakongeraho nka nyuma ye cyangwa se nka ekipe ufata nk'ibihe byose ikipe y'igihugu ni bandi ubwo mvuze nk'ikipe y'igihugu cyangwa nkavuga wenda k'abakinnyi ngewe naba nzi hari abo ntiyageze mbasha gukina nabo mu ikipe y'igihugu fata kandi nk'abakinnyi bakomeye kugeza na n'uyu munsi reka tubyoroshye uyu munsi buravuga ati shaka ekipe y'abakinnyi bawukinnye rwose bakinnye volley wenda n'abakirimo yitwa ya Mukunzi wenda ijye guhura n'iyundi muntu yaba Dolphe yaba mashine yaba nde ubwo umwe uri buhaye ekipe uramukuramo kuri urwo rutonde umupaseri nabanzamo ngashyiramo umupaseri bita Kangabo Benjamin twakinanye gatoya muri kavese ariko yari umupaseri w'umuhanga cyane
hagati nshyiramo marishari kwizera pe marishari n'undi mugabo witwa iyango Theodore yego aba ku Gisenyi twarakinanye muri junior twarazamukanye twarakinanye muri Gisagara ndumva no bakiri muri Gisagara inyuma aho bita kuri opposite ni Yakana Lawrence we na n'ubu ngubu ari hano twari tumwe ducata n'abantu muri groupe bavuga ati uyu mugabo yasinye ikipe y'Ubuganda yagiye kujya toza ndavuga ati uyu mugabo kuva ari 2005 bamuvuga kugeza n'uyu munsi aracyakomeye wowe ni umuntu udasanzwe utamwemera sinzi cyane n'ibiro bye bivuze ubuhuha n'iki byose ku mwanya w'uburibero nashyiraho umuntu bita Karera Emile dada ariko akinanutse kera ubu yarabyibushye naho ku mwanya w'abareceptionnaire ndishyiramo ndikuramo urishyiramo okay hazamo njyewe ubwo akazamo na mashine okay hari ibitekerezo abantu benshi bagiye bakubaza mu minota 3 dusigaranye tubisubiza twihuta ngo mumbarize umutoza wamufashije mu buzima bwe kurusha abandi bose. Yitwa Jean Marie Nsengiyumva watoje Kavese ubasiga akora muri komite olympique. Uyu ngombariza Mukunzi ngo afaniye equipe n'ubundi muri volleyball hano mu Rwanda. Ubungubu muri volleyball ndi UTB nkuko ubibona turi kuri radio nagabana naje nambaye UTB cyane ni naje yambaye iki kiganiro muraza no kukibona kuri channel ya YouTube ya radio Rwanda mu kanya kari imbere muze kureba nyine ubwo abashaka kureba uko yari yambaye mugenzi wacu Fisi yari gufata amashusho yacyo muraza kugikurikira uko cyakabaye ngo muraho neza mbariza Mukunzi ngo ese nirihe funguro akunda kurya ngo none se kuva mashine yamuza kunywa inzoga na n'ubu ntarazinywa. Nkunda kurya imyumbati nkunda kurya imyumbati idatetse ku bishyimbo y'imyeru ubundi agacupa ko ndakanywa pe aho gazangurira okay ndazakugurire witwa Diogene ngo muri ayo mafaranga yose yakoreye niki yabashije kugeraho gifatika. Hari byinshi cyane hari byinshi cyane yego turi gusoza rero umujinya wagiraga ukiri umwana ku buryo watumye uva muri football ukajya muri volleyball byarashize byarashize cyane ubu ngubu iyo umuntu agize umujinya utura umupira byarashize iyo usubije amaso inyuma ukareba aho wari uri muri bwa buzima twahereho ukiri umwana uyu munsi ukaba ufite izina rikomeye muri volleyball hano mu Rwanda niki kiza ku mutima wawe? ndashima kandi nanjye biranshimisha kuba uyu munsi. Ubundi hari abantu benshi bakunda nta nubwo bakunda kwamagara Mukunzi bahamagara kapiteni iyo oneri bampa nanjye ubwanjye hari igihe nibaza impamvu ubundi yanjeho kuba maze wenda iyo myaka kuva muri 2011 nkiri kapiteni ikipe y'igihugu imyaka 10 irageze ni ibintu nanjye ubwanjye ntarabasha kumva kandi bishimishije kuri njyewe. Mukunzi Christophe turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu ariko ndari ubutumwa ushobora kugeza ku bakunzi bawe mu masegonda 20 gusa. Uyu mwanya turi mu gihe cy'icyunamo turi mu kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndabwira abanyarwanda bose muri rusange gukomera kandi bakibuka baniyubaka. Ikindi nabwira urubyiruko mu mikino itandukanye yose kugira discipline no gukunda imyitozo nibyo bya mbere bifasha umuntu kugera ku cyo ashaka kugeraho. Yego ndagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro amahumbezi cya none. Umutumire bwacu yari Mukunzi Christophe n'umukinnyi wa volleyball hano mu Rwanda kina muri UTB kuri ubu ngubu. Tuzasubira utaha na EPANDUNGUTSE barinde.